yandi makuru twagarukaho nuko imyemerere ibangamira ukwirinda COVID-19 iraza kubishyira u Rwanda mu kaga. Ibihe bisaba abatuye isi guhuza imbaraga bakarwanya umwanzi rusange ubugarije, usanga hari byinshi bigora kubona ndetse abantu bakabibona kimwe nk'akamaro ko gushyira hamwe no guhuza imyumvire, aho bagatangira n'ubundi kuba bagereka ibibazo bihari ku bandi, rimwe na rimwe abantu bakeka ko igisubizo ariho kiri kandi badashaka guhangana n'umuzi w'ingorane bafite. Abahanga mu by'imitekerereze bahamya ko hari abantu boroherwa no kumva ikibazo kibugarije mu gihe abandi bibagora, atari uko batazi ko icyo kibazo gihari, ahubwo babitewe nuko imyumvire yabo ikibabwira ko hari indi nkomoko y'ikibazo batitaye ku ngorane kibateje. Muri ibi bihisi yose ihanganye n'icyorezo cya COVID-19, bamwe bahise bakira ikibazo babona n'ingaruka zihari mu gihe batirinze, hari n'abandi bagerageza kwirengagiza ibiba ako kanya bagashaka gushakira umuti w'ikibazo aho utari. Urugero ni urwa bamwe mu bayobozi n'abaturage batahwemye gushimangira ko Ubushinwa aribwo bwazanye akaga isi yose kuri ubu ngubu ihanganye nako, kuko icyorezo cyahageze bakararirwa kwirinda bakanajenjeka kugeza gikwiriye isi yose. Ikibazo isi ihanganye nacyo kuri uyu munsi si icyo kuba COVID-19 yarumvikanye bwa mbere i Wuhan mu mpera z'umwaka wa 2019, ahubwo ikibazo gihari nuko ikomeje gutwara ubuzima bwa benshi kandi hari uburyo bwo kwirinda kwiyandura no kwikwirakwiza. Kuri ubu mu Rwanda hakomeje kugaragara abantu bavuga ko iki cyorezo kidahari, kucyemera ari uguhambanya nanone no kwizera Imana, ndetse ko abantu bakwiye kwirinda kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki nk'uko babisabwa n'inzego z'ubuzima, kuko kumvira ari uguhabanya n'ubushake bw'Imana. Hari abaturage bagenda bagaragaza ko badakozwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19, harimo gukaraba intoki neza kandi kenshi, cyangwa ukifashisha umuti usukura intoki, kwambara neza agapfukamunwa n'amazuru, guhana intera nibura ya metero imwe na mugenzi wawe, n'andi agenda avugururwa hakurikijwe uko ubukana bw'icyorezo buhagaze. Ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA giherutse kuba gitangaza ko ibi biteye impungenge abazi neza ingaruka z'iki cyorezo, basanga bene iyi myumvire ari ubuyobe kandi yashyira igihugu mu kaga. Bizumuremyi Robert utuye mu mujyi wa Kigali yabwiye kino gitangazamakuru agira ati bari mu buyobe cyane, kuko nibatayakurikiza bazandura babe bateza ibibazo imiryango yabo, bashobora guteza igihugu cyacu ibibazo. Nyiramana Marie Rose yagize ati nk'uko twarwanyije malaria yaje ari icyorezo bakaduha supanete tukamenya ko iterwa n'imibu, ni nk'uko na corona uko batubwira ibimenyetso byayo n'icyayizanye tugomba kumenya kuyirinda. Ntabwo ari ibyahanuwe nk'uko babivuga, oya hashobora no kuzaza indi nk'uko na sida yanaje. Nshimiyimana Ezekiel asanga ubu abatumva impamvu yo kwirinda COVID-19 bari mu buyobe. Yagize ati ubundi gukaraba intoki ni isuku rusange, kwambara agapfukamunwa n'ibijyanye no kwirinda muri rusange, kuko urebye no mu byanditswe byera nta murongo ugaragaza ko kwambara mask ari icyaha. Ku bwanjye bari mu buyobe. Abayobozi mu madini n'amatorero anyuranye bemeza ko ntawe ukwiriye kwiyitirira imyemerere bene iyi myumvire idahwitse, bakemeza ko inyigisho zijyanye n'imyemerere iganisha kuyobokamana nta hantu na hamwe mu bitabo bakoresha bibuza abayoboke kwirinda indwara z'ibyorezo, kuko kuri bo roho nzima igomba gutura mu mubiri muzima. Pastor Shironi Byiringiro n'umuyobozi w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7 mu Rwanda yagize ati imyumvire y'abantu iraruhije cyane cyane mu gihe nk'iki ngiki, aho abantu bihenda ko bamaze kujijuka kandi mu by'ukuri batarajijuka, kuko umuntu ahora yiga. Iyo mubisuzumye cyane mwasanga abameze batyo baba baranavuye mu itorero batakira abayoboke
bashimwa n'itorero bakaba badafite naho babarizwa ku bwacu bakaba bari mu buyobe. Ni twebwe rero ari abayobozi ari abaturage guhaguruka tugafatanyiriza hamwe kugira ngo tukirwanye. Martin Uwamungu ni padiri mukuru wa paruwasi ya Kacyiru we yagize ati kumva abantu b'abanyarwanda badatekereza ibintu nk'ibyo nibyo turimo kubona n'impfu nyinshi. Abantu bamaze kurenga 113 nibura mu mibare yo kugeza nk'ejo cyangwa ejo bundi abantu bapfa, kandi tubibona nkeka ko hari ikibazo gikomeye cyane kuri njyewe. Dushingiye ku byanditswe bitagatifu nta hantu na hamwe ashobora kubisanga muri Bibiliya ntagatifu. Muri Bibiliya yera nabo bihagufata ibitabo byarantangaje, ibyo bitabo bariho basoma babonaga ari ibintu biri aho ngaho utamenya naho babikuye. Covid iriho, tugomba kumenyesha abanyarwanda ko Covid iriho. Nakwibutsa ko imibare uyu Martin Uwamungu yatangaje ari igihe Covid-19 bahitanywe nabo nayo yari bari bamaze kujya ku 113, kuri ubu ngubu bakaba bamaze kuba 120. Dr. Celestin Hategekimana n'umushumba mu itorero ry'abangirikani mu Rwanda, akaba kandi umushakashatsi n'umwarimu muri kaminuza n'impuguke mu bijyanye n'iterambere, avuga ko hari uburyo abantu bajya mu buyobe bw'ibyo bita ijambo ry'Imana bahereye ku bitabo bitoya byagenewe kuba imfashanyigisho. Yagize ati ibitabo bimwe bisa n'ibica muri humyamadini, bimwe bikaba birimo n'ubuyobe. Rimwe na rimwe hari igihe abandika biriya bitabo baba nabo batarize teolojiya, hari n'igihe biba byanditse mu Cyongereza ubihinduye akabihindura nabi. Mu Bakorino ba mbere 3:16 kugeza kuri 17 bivuga ko umuntu ari urusengero rw'Imana. Iyo umuntu ari urusengero rw'Imana urarurinda, ndetse bariya bavuga kuriya ntushobora gusanga hari abarara mu nzitiramibo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera burira umuntu wese wica amategeko n'amabwiriza yo kwirinda Covid-19 ko azabihanirwa. Abanyamadini n'amatorero ndetse na polisi y'u Rwanda bashishikariza inzego zose gufatanyiriza hamwe no kurwanya Covid-19 no kwirinda imyumvire idahwitse kuri iyo ndwara.